Yes, reka tubasuze tubifuriza ibihe byiza abadukurikiye aho muri hirya no hino. Tugeze mu rugo rwa Mboneza Anastase ndetse na Masengesho Angelique. Abangaba rero ni abantu bamaze igihe gitoya bashakanye. Ubukwe bwabo ngira ngo twarabutashye. Ubukwe rero bukaba bwari ubukwe bwiza, ubukwe bw'igitangaza, ariko abantu benshi bakaba ikintu kidasanzwe cyari kirimo nuko abantu bavugaga cyangwa se babigaragazaga uyu Masengesho Angelique mubona afite ubumuga bwo kutabona. Mboneza akaba ari umugabo mwiza, ngira ngo muramubona ameze neza, ariko akaba yarafashe icyemezo cyo kubana na Angelique atabona. Hanyuma rero ubu ngubu twabasuye turi wabo mu rugo, murabona ko turi mu rugo. Angelique arimo arinywera agakoma k'ababyeyi, amaze arya ni ibyumweru bibiri ukwezi. Ni ukwezi kurenga. Yes, bamaze ukwezi bibarutse umwana wabo w'imfura. Ni umuhungu n'umukobwa? Ni umuhungu. Ameze cyane. Ameze birashize. Yes, urumva rero ko Masengesho agomba kunywa agakoma nyine kugira ngo ibituza biyobore neza, umwana nawe yishime. Hanyuma rero reka duhere ku mugabo we, Mboneza Anastase, waramutse? Karame. Waramutse neza. Hanyuma ngira ngo mutubwire muri urugo rwanyu mumeze gute, mubayeho mute, mubona ibintu biragenda? Mu buzima busanzwe tubayeho neza. Busa nuko tuba turi gushakisha hanze, tujya mu kiraka kugira ngo umuntu abone pasho, kugira ngo n'umudamu agire n'igikoma yabona. Ndumva mu bisanzwe nta kibazo, uko umuntu abayeho n'Imana iri kubimufashamo. Ubwo nyine natwe turakomeye, mwashima Imana. Ariko reka wenda nk'abantu batari bahari mu gihe cy'ubukwe bwanyu, tubwire ukuntu wafashe icyemezo n'igitekerezo cyo kuvuga uti njyewe ngiye gushakana na Masengesho. Icyemezo gifata ni ibintu natekerejeho, kandi icyemezo ngifata neza kubera ko Imana iri mu muntu yamuremeye n'umufasha umukwiriye. Ubwo nanjye nabonye ariyo nzira, kandi ari byo dukwiriye, ariyo nzira tugomba kunyuramo kugira ngo tugire imibanire myiza n'uwo umuntu yahisemo, kugira ngo mube umufasha umukwiriye. Hanyuma uravuga uti rwose ngiye gushakana na Masengesho, tubane nk'umugabo n'umugore. Neza cyane. Nk'umuntu utabona wumvaga bitakugoye? Ntabwo numvise bingoye, kubera ko ari icyemezo, bivaga mu cyemezo umuntu aba yafashe, kandi nkabona bikwiriye. Ibyo byose rero ni inzira umuntu anyuramo, kandi yamaze kubitekerezaho kumva nta kibazo. Sibwo wowe na Masengesho mwamaze igihe kingana kimuziranye? Ndumva atari ibintu birenze. Ushobora no gufata igihe kirekire bikubitekerezaho, kandi ugasanga n'ubundi ntabwo bije kuba nk'uko wari ubishaka. Kimwe n'uko byaba mu gihe gitoya bikaba nk'uko wari ubishaka. Wenda reka mufashe gatoya. Masengesho, uretse we ndaza kugaruka mu buryo bw'umwihariko, reka tubwire nawe ndaza kubaza. Kuko byose ni Imana iba ibigena. Rero ni muri ubwo buryo urukundo Imana yabidufashijemo. Imana iraruyobora, aho guti rwose njye na Masengesho reka turebe ko twakubaka urugo. Nta bicantege byigeze biza? Ibicantege byo ntabwo byagombaga kubura, kuko tuba tuzi ko muri uru rugendo bibaho. Aho hirya no hino akaba yakubwira ati uriya ugiye muri kiko ndeba gutya na gutya, ariko nyine nawe utabona azagufasha iki, azakumarira iki, bizagenda bite? Ubundi byinshi mubona bishaka gusenya ubyima amatwi. Uravuga uti njyewe intumbero yanjye ni uko ngomba kubana n'uriya mukobwa. Nuko byagenze.
Masenge tubwire wenda mbere yuko tugaruka ku rukundo rwawe na Anastase, urabanza tubwire ubundi ubuhumyi bwawe warabuvukanye byagenze bite kugira ngo kuko ukurebye wenda nuko kureba kuri kamera ukuntu wenda uhumbya cyangwa n'imboni zawe zigaragara ubona ari nzima ariko ukaba utabona, ubundi buhumyi bwawe bwakomotse kuki? Ubumuga bwanjye bwo kutabona rero njye namenye ubwenge nisanga ko ubwo rero ubumuga bwanjye bwo kutabona njye narabuvukanye. Wavutse gutyo urimo? Ntabwo ari uburwayi wagize, ntabwo ari iki, ni gutyo wavutse umeze? Njye nagiye kubaza mama wanjye aho yashakiye, mama wanjye aza kumbwira ko njyewe narwaye indwara z'uduhurirane zihurira ku duhinja iz'abana ariko izo ndwara nzirwara mfite amezi 3. Noneho nyuma y'ayo mezi 3 rero ubwo niho yankurikiranye nyine ajya aramvuza mu bya Kinyarwanda, ubwo birangira byanze ariko byanze ikibazo cy'amaso cyatari yamenya ko ntabona. Noneho nyuma yaho rero niho naje gupfa kuno nyagupfa. Barahamagara ngo umwana wo kwa runaka yapfuye muze mushingure. Hajemo no kurwara uradimbura hwera neza. Nyine ndi umwana mutoya nduruhinja rw'amezi 3. Noneho ngo aba bahamagaye ngo nibaze bashingure igihe abantu bari kwiyungunganya ngo baje gushingura, ngo kubera ko iwacu ho baracashingura mu rugo bagitegura aho baranshingura bumve ngo nditsamuye. Bahita bavuga ati umwana wo kwa runaka rero nta gishingo ahuka Imana imugaruye mu mwuka w'abazima n'ugutaha. Noneho nduruhinja ruri kwiga guseka kwa kundi ko wereka umwana akantu kabona gakurikije amaso, ngiye ngo bakabona ndarangaye. Noneho nza kubaza mu bati si none ahari niho ubu buhumyi bwaturutse, ni ubu butabona bwaturutse. Arambwira ngo kubera ko izo ngwara zagufasha ukiri umwana mutoya uruhinja rw'amezi 3, nimba ariho kutabona byaturutse, nimba warabivukanye ati nanjye sinabimenya. Ati gusa nuko nje mfatira kuri urwo rupfu ngatekereza ngo ubwo buriya imboni z'amaso zagendeye iyo ngiyo, kubera ko umuntu watashe gutyo ntago ajya buri casiga iyo ngiyo. Naho ukeka ko barakuyubuye? Naho ukeka ko wari wakuyubuye? Naho mama nawe ni gucyo ko mama yansobanuriye. Ntabwo yigeze kuvuza ngo arebe? Oya, mu bya kizungu ntabwo yigeze mvuza kuko urumva we papa yahise apfa. Noneho amaze gupfa ubwo arandera myaka 2 n'igice igeze ahita nsigi wabashaka umugabo. Niho nakubiswe na bwa buzima rebwo kwangwa n'imiryango, ariho naboneye kujya muri ghetto maze gukura. Ubwo rero ntago yari kuba agiye muri byo by'amaraha y'abagabo ngarakurikirana n'ubuzima bwanje bwo kuvuga ngaramvuza. Naho maze kuba mukuru ntabwo watekereje kuba wakwivuza ngo gusuzume barebe wenda ko imitsi gikora? None nari kwikurikirana gute kandi uri kumva narahise njya mu buzima bwo kwigunga muri ghetto ngiba. Nukuvuga ngo hari ubuzima wagezemo, imiryango irakwanga, usigara wenyine kugeza naho ugiye muri ghetto. Umugabo nyine twateretanye ndi muri ghetto gucya yanzangaga muri ghetto ndi mu nzu yanjye nyine. Nibwo yaje kuvuga ati ndagukunda. Yego. Ubwo reka dusimbuke wenda izindi etape tugere aho ngaho. Hanyuma Masenge akimara kuza akakubwira ngo ndagukunda, wabyakiriye ute? Nyine kubera ko urabona hano mu isi abantu bose turiho ariko ntabwo mubaje imitima iringanije. Yego. Ubwo njye akimara kumbwira ngo arangunda kuko njye ubundi natangiye gusenga ndi umwana muto cyane mfite imyaka 14. Ubwo rero njye habayeho kuvuga ati ibintu byose mbikora nsenze, ndavuga ati reka nsengera urukundo rwanje n'uyu muntu asigariye numve icyo Imana iraruvuga, cyangwa se ngende nyobowe n'ubushake bw'Imana kubera ko ariyo yandemye. Ubwo nararusengera urwo rukundo, mbona ari urukundo rutari urw'ubujyajya, ndemera dutangira umushinga w'ubukwe. Ugisenga n'iki Imana yakweretse mu nzozi cyangwa mu masengesho? Ngisenga rero
ngisenga ngewe nagiye kubona mbona ifoto y'uyu nguyu iraje ngo noneho ngo ngabona uku kwasa niko nabonye aje anyiye ibani niko namubonye noneho mbaza Imana ati si uyu muhungu uje niwe wanje niwe tuzabana numva ijwi rirambwiye ati niwe tuzabana imbere yuko akubwira ko agukunda cyangwa mbere yuko ambwira ko angunda wari waramubonye nari naramubonye mu nzozi nubwo nongeye gusenga ndi kubaza Imana ngo mbese niwe tuzabana ariko na nubundi ijwi ryari ryarambwiye ko nubundi uwo mbonye mu nzozi ari we tuzabana noneho icyaje kuntangaza no kuntungura nuko uko namubonye mu nzozi anariko yaje ubona koko araje ubona rwose ni wa wundi mbona ni wa wundi hanyuma akimara kubwira ati ndagukunda ntabwo abandi byabindi by'abakobwa bigirijwe tereka date reka nzabitekerezaho nzagira ute ese wemera oya ntabwo nahise nembera urabona turatuntu ku bakobwa tubabaho cyane kuko iyo mbita mfatira aho ngamubwira ati ukwaje ngahita mvuga ati yego ariko uvuga ati yaramukobwa nawe rero ubwo nyine yari yarazezenge nagashoshwe none ko mubwiye ngo ndamukunda agahita afatiraho ubwo bimeze gute nze nitabira telefone yitabe nsigare nganira n'umugabo hanyuma ngo babanje kugutera indobo ngoma zabitekerezaho kandi nawe ndi ari ibisanzwe ariko ntiwabigiza nkana kandi nawe wari ugasanga ibintu wamanjije gutekereza umuhawe uwo mwanya agira ngo nawe bitekerezo wageze aho uremera ubu uremera ahubwo uti ntacyo ndabyemeye hanyuma rero muri uko kubyemera hari ukuntu abakobwa bijya n'ubundi bigorana gufata ibyemezo byo kuvuga ngo ndabyemeye ariko nanone nk'umuntu utari ufite umuryango ugushyigikiye wibera muri geto ugatekereza kure ukavuga uti umugabo yego nibyo kandi ntabwo ashaka ko tugenda mu gikoti cyangwa muri barahuruye cyangwa ngo ncikire kabishwe ko mwese mwari abantu basenga hanyuma ibyo bintu wumvise bitaguhungabanyije nanone ukumva n'undi mutwaro uje wigereka ko wari usanga ku bijyanye n'icyemezo cy'ubukwe mbona icyemezo cy'ubukwe rero numvaga bitangoye kubera ko na n'ubundi amasezerano y'ubukwe ngiye nari nyafite wari usanzwe iryo sezerano ndifite ko nzakora ubukwe n'ubundi yaje kuntereta rero mubwiye ko ngenda zagenda nijoro ko nshaka ubukwe numva arabyemeye ndavuga ati uko byagenda kose ndi guhamya ndashidikanya ko ibi ari byo Imana yambwiye bigiye gusohora kubera ko nawe mubwiye ubukwe agahita abyemera none se nk'umuntu wari ufite ikibazo cyo kutabona mu mutima wawe n'ikimana yakubwiraga n'amasengesho yawe kumva kuzakoresha ubukwe nka buriya ukambara agatimba keza nkaka abantu bakagushagarira bakagutsimbagirira ibyo bintu wabyimvagamo kubera ko nzi ko Imana natangiye gukorera ndi muto mfite iriya myaka 14 nzi ko ari se w'imfubyi kandi kaba umugabo w'abapfakazi nkurikije ukuntu ko yandeze ndi muri geti imyaka 3 n'igice ndi umuntu utarajya gukomanga ku gipangu cy'umuntu ngo nshaka kubamesera mu mbikira kambeho yo ikagira mana ndagiye no ku muhanda gusabiriza kamana numva ubukwe rwose izana bukoreka bushigikira ko nta kabuza ko izabukora none se bamugana nk'ubwo icyo gihe muri geto wabaga bute icyo gihe muri geto rero Imana iyo ngiye nabaga nicaye gutya mbese ndi kuvuga nti munsi noneho ntabwo imbaburira aka kuko ndi kubona mu nzu ndakintu mfite ngajya mu cyumba cyo nararagamo ngapfukama nari mfite umukeka wo nari naraguze wo kujya ndapfukama ngasengeraho noneho ngabwira Imana ati rero Mana niweho wandemye kandi natangiye gukorera mfite imyaka 14 ngewe ntago ndajya ku muhanda gusabiriza
ahubwo hari abo wahaye ibintu size batari kugenda nkuko ndi kugenda ngo bari muri ghetto bonyine bamaze kubaka ingo zabo zikomeye buha ibiryo bafite akazi ka leta njaka kukoresha bamwe muri bo bakanzanira ibiryo ntabasabye nabaga maze gusenga iryo sengesho rimeze gutyo ngabona haje umumama pe umva wiyubashe ngabona agiye arakora kuri buri kamwe kose kilo cy'umuceri kilo cy'ifu y'igikoma amakara mbese n'ibirungo ibintu ngibyo ngabona ndariye ngo pe yamani kamana ngabona nibereyeho muri ubwo buryo mbega ubuzima ariko urumva ko Imana ari igitangaza bikomeye nge nta n'umuntu wavuga ngo reka nubwo insengero zifunze ariko nta muntu ngiye wanteramo ikintu mu mutima cyo kuvuga ngo reka gusenga ngo mbireke nkurikije aho Imana yankuye kuko yagukorera ibitangaza kuko yagiye inkorera ibintu by'ibitangaza bikomeye naravuze ngo yambika uburabyo ikagira ute kagaburira inyoni kandi muruta ibyo cyane ko binameze ngende umugabo wo kubihana kuko niba yarandese ndi muri geti imyaka 3 n'igice igashira ndajya kuvuga ngo ndakora cyangwa ngo ndikorera ibase nyizunguze kandi iyo myaka 3 n'igice igashira nisiga ngico njaka nishura inzu nyiri inzu ntamugenda mu kwezi numva ko Imana ishoboye byose pe kandi ifite imbaraga Imana ko ari igitangaza birabishoboye aha twegere bwana none hatubwira ubundi usura amasengesho kagenda muri ghetto ukamusura nk'umuntu w'umusheri cyangwa utangiye gutereta ubundi yakwakiraga ate sibenere wangu tubwire ukuntu yakwakiraga yanyakiraga neza cyane urabizi ko nawe uzi ko umushyitsi araza kandi gahunda ihari aba ari ngombwa kandi nawe akaza kubusura nyine yumva nta kibazo ubwo bikaba byiza cyane kugira ngo n'ikindi gihe haze avuga ngo ari kujya ku mukunzi we wasangaga se yaguteguriye yagushyashyaniye ku buryo rwose mu mbaraga nke ze rwose usanga yagushyashyaniye mu bisanzwe niko bimeze yabaga yashyashyanye ubundi icyambere ni umutima ubwo ibindi bikurikiyeho ni ukwakirwa ko umuntu bamwakira ubundi ngo amaboko ari kuzimanura yabonera mwira kumva n'ikaze n'umunezero nta kibazo Masenge nk'iyo umugabo akubwiraga ati ndaza kugusura wumvaga umeze ute mu mutima rwose kandi urumva mwaramutangiye no guteretana hari ukuntu nyine abantu b'abasheri haba harimo akantu ko gushirisanya nyine nire nanjye numvaga nuzuye umunezero kuko uri kwibuka ko ukiza mu bukwe bwacu uri kumbaza iriya miryango yarantereranye nari narihebye ubwo rero nkimara kumva Imana insezeranije ko nanjye izampa umukunzi kandi ndibice mu bupfurapfuri koko nzakora ubukwe urumva kuba umukunzi ageze aho nari ntuye aje kunsura nanjye numvaga mfite umunezero mu mutima hari abantu bamuciye intege bari kumubwira ati uriya muntu utabona ati n'umutwara uzajya wikoropera inzu uteke mbese ari wowe umera ngo ubaye umugore mu rugo ati nimubyara n'umwana uzajya umuhanagura ibintu ngibyo we rero ikintu yageze mu rugo ambwira ku munsi wa 3 agarutse ngo tuganire nyine nk'abasheri bari guteretana yarambwiye ati fatisha imbabura uteke nicaye hano ndebe uko ubikora ubwo nahise mfata ibirayi mbihata vuba mfatisha n'imbabura maze nagira ngo natamurika ibirita agahita avuga ati urashya reka udashya ngavuga ati si wavuze ngo mbikore uri kureba ntugire ikintu na kimwe umfashe ngereka mbikore ubwo mba ntamuye ikibiriti abona imbabura iratse abona mfashe amavuta igitunguru ndagikase abona mfashe amavuta ndakaranze abona ngizemo ibirungo kubera ko Imana yari yabimpaye abona mbese ndatetse imvange nziza
aravuga ati burya rero nkurikije ibintu ukoreye aha n'ukuntu ntekeye n'ukuntu turiye ibiryo biryoshe ati n'urugo rwacu tuzarwubaka kandi ibintu byo baba bari kuvuga ngo ntabwo ushoboye urabishoboye ni urucandege ku bantu baba bashaka kugira ngo urukundo rwacu rucikemo kabiri. Uramwemeje? Ndangije ndangije ndavuga ati rero na n'ubundi n'abantu badafite ubumuga urabiza amatemwa abagaho. Niba uzi neza yuko uje kuntereta nda muntu wakurangiye akaba ari weho wihagurukiye n'umutima wawe nama uwakugiriye inama ugahaguruka. Ubumuga bwanjye bumeze nk'icapa gisomwa na bose ntabwo buri imbere ngo ntabwo uri kubureba. Nimba rero wihagurukiye ndiwongere kumva amagambo y'abantu ureke dukomezanye nguko Imana yakunyemereye ibindi byihorera. Hanyuma muri geto wabagamo ubundi wabagaho gute, byari bimeze gute nk'umukobwa uri muri geto ngo kaba ameze nk'isenene zaguye mu kinani, nta bandi basore bazaga gutereta? Ni ukuvuga ngo abanga isenene iri mu kinani nawe yabigizemo uruhare. Njyewe barazaga abasore mbere yo kugira ngo baze ubundi bamanzaga kumpamagara kuri telefone bamwe nkamanza nasenga Imana nk'uko njye nta kintu ngora ndabanje kugisengera ngabanza nasenga Imana uw'Imana inyemereye ko nakira mu rugo akaba ari we mpakaribu. Byandi byo kuvuga ngo ndaherekeza bamwe abandi baraje ngo n'uruyegege rw'abasore rudashira, ibyo bintu njye ntabwo nakutaga kubyinjiramo. Ariko barazaga kuza barazaga nyine abona baga nahaye karibu nibo bazaga, abo ndabaga nayihaye ntabwo bazaga. Ubwo rero abagaze mu rugo se ntabwo ashobora kuba yaza ukabona kumva ari gukomanga. Ngiye kubera nikundiraga ibintu by'amasengesho ahanini ntabwo yabaga yaje atampamagaye ntabwo yabaga yopfa kumbona. Ariko hari n'abazaga gutereta bitwaza amashengesho. Ariko namara kuvumbura ibyabo ngabirukana. Hari abazaga gutereta bitwaje amasengesho. Reka akaza ati masengesho upfukama dusenge. Ntabwo ibyo ariyo bimbwira ngo nimpfukame dusenge kubera ko nge ubundi mbere yo kugira ngo baze nabaga maze gutahura ibi bari mu mutima Imana yabimbishuriye. Yaba atangiye kuvuga ngo pfukama dusenge ngavuga ati wenda amasengesho akurimo sohoka genda ugatangira kumurondora. Niko bimeze. Ni nk'abasore bangahe baguterese masenge? Abo nibuka ni 6 ariko ubwo urumva bo ntibuka nabo ni benshi. Bose se bazanwaga n'urukundo cyangwa hari n'abazaga bishakira kwenjoyinga? Hari abazaga bishakira kwenjoyinga, hari n'abazaga nabo bazanwe n'urukundo. Noneho nababwira ati ubukwe batekereza ibya hafi niko navuga, ubwo ntabwo babaga bazi ko Imana ishoboye byose. Batekereza ukuntu ubukwe hakoreshwamo ibintu byinshi akumva izo mbaraga atazifite, ngabona ikimenyetso cyanyerekaga ko yacitse intege nuko yagendaga ntagaruke. Yamushyiraga umushinga w'uko imbere ubwo yagenda guhamerezayo ntagaruke. Mboneza we rero wumvishe abirimo neza araguti kabisa. Ntabwo yigeze acika intege nyine urabyumva we yaragiye aragaruka arongera aragaruka gutyo. Umwana umwitaho neza ukamukorera buri kimwe cyose. Umwana wanjye mukorera amasuku ndamwiyogereza, yaba yitumye ngamwihanagurira ngamuha ibere ntari mushize mu mazuru kubera ko Imana yampaye amaso y'umutima. Ibintu ngibyo ntabwo nari nagenda amabyi mu muhanda ngo yangiriye ngo ku myenda ngo nuko ntabona. Oya, Imana iyo yizeye kandi ukagiragiza ibyo ugiye gukora byose ukavuga ati Imana ngwino ubyivangemo, iraza ikabyivangamo kandi umuntu yabikora bikagenda neza nta kibazo. Anasita by'amasengesho avuga nibyo koko nta kantu karamusoba nk'umuntu utabona? Ibyo avuga nibyo cyane rwose, ntabwo iryo kosa rirabaho ngo aragendera by'umuhanda ngo ntabwo ngo kumama ngo kutabona. Oya, ahubwo usanga ibintu biri kugenda ku murongo nta kibazo.
isuku ni yose. isuku ni yose. Ariko biranagaragara no mu nzu, ndabona harakoropye hasa neza, nambaye imyenda isa neza, rwose ibintu ni sawa. Ni sawa. Hanyuma wenda muri famiye ntabwo tugiye kuzura kaboze, kuko no mu bukwe bwawe baravuze uti rwose ndabababariye kuko icyo Imana yanteguriye ndakibonye, kandi ndi gushima Imana cyane kuko hari n'igihe n'umwanza byivangamo. Nk'ikintu wenda umuryango wawe wagukoreye ukavuga uti iki kintu cyarambabaje n'iki cyatumye mfata umwanzuro wo kujya muri ghetto, ni iki? Tutire turasubira inyuma mugani wawe kuko ni birebire kuko njye nkiri muri iriya miryango ntabwo nigeze numva mfite ibyishimo byo mu mutima, kubera ko bari barampejeje mu bikari, bitewe nuko ariho hahandi ba mama wacu bari bamaze kubabo inkumi zo guteretwa. Babonaga abasore bageze mu rugo, ubwo nyine bakancira ngiriya ngo babasore batambona bakababenga ngo nabo ngo batazabyara ngimpumye nguko bayibyaye, nguko mukuru wabo yayibyaye. Ubwo ngubwo rero nje ikintu cyatumye mpaguruka ngajya muri ghetto. Nabaye ndi gusenga muri corona, turi gusengera ahantu kubera ko ico gihe muri corona hari ukuntu nyine abasenga by'ukuri babirimo neza. Twigobyoreraga ngahantu ugapfukama mu nzu yawe ugasenga Imana, ukabwira tukunyumvira mu rusengero na hano mu nzu yanjye uranyumva, kubera ko ikibazo cyatumaga tudahura cyari kihari cy'uburwayi bwa corona. Ngiye muri corona rero narasenze, numva ijwi rimbwira ngo ngiye kujya kuba mu nzu yanjye nyine. Ngiye buranda kintu kijya kimbaho kintunguye mu buzima ntacu. Byose Imana ngiye bayabinyeretse. Ndi imbere yawe n'imbere y'Imana iba yabinyeretse, nta kintu kijya kintungura. Noneho numvishe iryo jwi rimbwiye ngo ngiye kuzaba mu nzu yanjye nyine, mbita nanjye ndisubiza ati ngiye kuzaba mu nzu yanjye nyine, mfite ubumuga bwo kutabona, wambabarira nubwo iyi miryango imfashe nabi ugahindura imitima yabo, ariko ngakomeza ngibanira na mukecuru, kuzi yuko hano hanze isi idasakaye, hari n'ibishuko byinshi, ndi n'umwana w'umukobwa. Numva ryajwi rirambwiye ngo wasenga utasenga ugiye kuba mu nzu ya wenyine. Ndavuga tuwite n'ubundi wakomeje kubana nanjye atari uko imiryango ishaka ko nkura. Wewe wangujije mfite imyaka 2 n'igice, ariho bahereye banyanga kugeza amenye ubwenge ngasanga batankunze, na nubundi uzakomeza ubane nanjye no muri iyo nzu yanjye nyine. Ubwo ntago byatinze, hahise yaza mama wacu umwe, yari yarashatse, we yaracikiye nyine, yaracikiye uwo musore ahitaza, yaratwite inda nkuru, araza arangije aravuga ati ngo njyewe ngo nubwo ndi kwa mugabo wanjye ndi kurya ndibingere ku mutima, wampumyi we ukiri muri uru rugo, ngiye kwicara hano ndahaguruka nawe ugiye iwanyu, ko amaze kubona urugo ko ndakiri kumwe nawe, nguko mwajyaga muravuga ngo abasore bazabangira ngo kuko basanze mu rugo rwanyu hari impumyi, ko nagusengeye ukabona umugabo akagutwara, none wambabarira ngibanira na mukecuru, uri kunyirukana kuzi ko papa yapfuye, ukavuze ko imiryango yanjye yo kwa papa idahari, uri kunyirukana ndajya iwacu he, ndajya kubahe ko hano ariho nakuriye, ngo ngenda haguruka hano ngo ugiye, ngo ndakuntu wahora uri kujya imitsi y'ababyeyi bacu ngo kandi udakora. Ndavuga rero byakomeye, ibi ni bya bindi Imana yambwiye ko ngiye kuzajya kuba mu nzu yanjye nyine, ubwo byakaze. Nuko araharara, ndiyagenda kuri uwo munsi, amaze kuharara ubwo bwakeye mu gitondo, ndavuga nti rero aho kugira ngo ngomeze nihambire ku bantu batanshaka, byazarangira bakoze n'ikintu gikomeye ugasanga wenda mvuye mu mubiri bakabikugereka, bakaba oya nje ngava mu mubiri, ahubwo atari uko navuze ngo nubuno nanjye maze kuba mukuru reka nifatire imyanzuro. Ubwo ndangije mva mu rugo guco, ariko urukumva habayeho kwirukanwa, baranyirukanye, niko kujya muri iyo ghetto. Byari ibintu bigoranye cyane, bikomeye. Hanyuma ubwo rero ubu ngubu uri mu rwawe, ubu ngubu noneho nizere ko umunezero wabaye mwinshi, kubera ko uri mu rugo rwawe, ntabwo ukiri wenyine kandi ntabwo uri mu nzu ya wenyine. Ubu urumva umeze ute? Kugeza iyi saha rero
navuga ko umunezero urahari, ariko nubwo uhari hari ibindi nkeneye kuwiteka byomba ndi gusengera. Ubu tuvuga nangaha turi na n'ubundi turi mu nzu y'ikode, gukodesha biratugora kuko kugeza iyi saha nta kazi mfite, n'umugabo nta kazi afite gafatika ko kuvuga ngo wenda ari guhembwa ku kwezi ngo araza yishure bitagoranye. Ni ukujya gucikira ka cy'intuza cy'ubufundi, Imana yaba yamugiye imbere n'inyuma twayabona tukabona tukishura. Ibyo rero ni ibintu biba bigoranye, nuko abantu basenze Imana ikomeza kuduhisha. Icifuzo cy'inzu rero ngenda nagifite, abasenga bakomeze bamfashe gusenga tuzavemo ubukode. Nta kimana iri kukwereka kuri icyo kintu? Mbo mukanya niho nari ndi kurotorera umugabo inzozi, ndi kumbwira ati narose inzozi ndota ndi kubona hari ukuntu Imana iri kubigenza. Ubwo turategereje. Ariko uretse icyo ngicyo ku bijyana n'urugo, mu buzima busanzwe bw'urugo uko n'abandi bazubaka, nta kintu cyakugoye mu rugo? Wabonye ibintu byose bigenda neza? Mbo ni ukuvuga ngo ubundi iyo umuntu agiye kubaka aba atangiye ishuri ry'urugo. Ntabwo rero byo kuvuga ngo nta indirimbo nivuga neza ngo nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si. Gusa dushimiye Imana aho igejeje ikora. Nubwo n'amashuri y'urugo tuba tuyiga, hari ukuntu haza isomo rikomeye umuntu akaryiga yajya kubona asaba Imana ubwenge akabona rya somo rirarangiye rikamusiga amahoro, aba aragitsinze. Amen rwose. Patro, wowe nk'ubuzima bushya ubanyemo n'amasengesho ubona bimeze bite? Mbese hari ukuntu wenda umuntu atera akajisho ku zindi nk'aho atera kosi bariya ko mbona wowe iyo ubonye urugo rwawe aho bigeze, uretse wenda ibibazo bya rusange by'ubuzima bwa rusange mujyana no mu rugo, ubona urugo bimeze bite? Ubuzima bwa rusange Imana imfashije nkaronka umukekiraka kikaboneka, nanjye nkagera no mu rugo amahoro, nubwo usanga nawe tubonye ikiraka batari kuduhemba neza, cyangwa se ugasanga wenda batutindije no masaha yo gutaha tukagera hano mu ijoro, nawe yabihangayitseho ati nakabaye nataye kare nkamufasha. Muri ibyo byose rero ndumva ibyo bibaye bikemutse, ndumva nta kindi kibazo, aba ari amahoro. Ni ukuvuga ngo inshingano z'urugo amasengesho zikora neza nta kibazo rwose, ku buryo iyo utaje uvuga uti ntashe mu rugo rwanjye mugura akakwakira neza rwose nayo. Hanyuma rero tukaba tubwiye ko mwibarutse, hanyuma ubu ngubu muri kurera umwana wanyu w'imfura, akana kameze gate? Kameze neza nta kibazo. Ariko Masenge, wenda mbere yuko tugana ku musozo, mu gihe cy'ubukwe bwanyu hari amakuru yavugaga ko ahantu mwasengeraga muri itorero banze kubasezeranya. Tubwire iyo situation byagenze bite? Ahantu twasengeraga ni muri ADPR, ni naho nakuriye. Ubwo biza guhuza nuko nsanze n'umusore ari umwadeperi. Banze kudusezeranya rero, ariko ikintu bitwazaga wabonaga ari ikintu kidafatika. Bitwazaga iki? Nyine uyu mugabo yigeze umugore. Ubwo rero icyo bitwazaga muri ADPR baritwazaga ngo uwo mugore ngo nagenda muzane avuge yuko batandukanye ngo babone badusezeranye. Umugabo akavuga ati si dutandukanye k'imyaka 9 ishize ko ndigeze niyandurisha ibibi, none niba uwo twarabanye bitari mu bushake bw'Imana hakaba habonetse uwo tugiye kubana mu bushake bw'Imana, mwatubabarira mukadusezeranya. Ubwo muri ADPR banga kudusezeranya arico bashingiyeho. Nibwo twabonye kujya muri riratorero rero jya IEBR
bo babona kudusezeranya kubera ko basangaga impamvu za ADPR yashingiragaho zidafatika kubera ko n'uwa mbere ntibari basezeranye. uwa mbere we ntabwo bari basezeranye. urumva rero nta sezerano rindi yari afite ryagomba gutuma mutaba. ntaryo. aha hanyuma kuba mwarahinduye ahantu mugomba gusengera n'ubu muracyasengera muri UEBR. Ntabwo byabagoye cyangwa ngo ADPR bagire ibicibwa mu rusengero rwabo? Kugeza iyi saha njye nakiriye itangazo rya mushumba ry'uko yampagaritse, mbese yanciye. Yampagaritse kubera ko urumva burya amatorero njye nasanze ari nk'ibikeba. Ibyo bintu nabitekereje mbona ibintu by'amatorero biba nk'ibikeba bifuhirana, njye nasanze ari gutyo bimeze. Ubwo rero bakimara kumva ko nakoreye ubukwe muri indi torero bambwiye ko bampagaritse kubera ko njye muri ADPR mbese ubu nabyitege nari ndi umuntu usa naho nanjye ndi uw'imbere muri ADPR kubera ko nari ndi umuririmbyi. Rero umuririmbyi ukumva nawe bari mu b'imbere, ntabwo byatinze kumenyekana ko nakoreye ubukwe muri indi torero, urumva bahise bampagarika ibintu ngibyo. Mugabo we ntabwo baguhagaritse nawe, ariko birumvikana nawe baramuhagaritse. ntabwo byabura kuko hajemo n'akantu k'amashyaka ko kuvuga ati ibitangazo binaranze birakoretse kandi twaranze kubasezeranya. ubwo bakagira icyo babivugaho bakavuga ati turahagaritse kandi n'ubundi tutari kumwe nabo. hanyuma rero tugana ku musozo, ubu ngubu ni izihe ntumbero mufite, ni ikihe cyerekezo mufite cy'urugo rwanyu kugira ngo rurusheho gukomera ndetse no gushyigikirwa n'Imana? ni ukwizera Imana dusenga kugira ngo nadufashe natwe igihe twabonye urugo rwacu tukubaka rugakomera tuvuye mu nzu y'ikode, izaba itugiriye neza. Asenge ni icyo gusara. Intumbero dufite ni ukuvuga ngo tugomba gusenga, twamara gusenga Imana ikaduha icyo gukora, kuko nanjye nubwo mfite ubumuga ariko abafite ubumuga turashoboye, ikaduhereza icyo gukora tugakora, twamara gukora tukiteza imbere mu rugo rwacu. Ikindi numva njye mu buzima bwanjye nsengera, ndavuga ngo uko yamfashije ikamba kwibaruka uyu mwana w'umuhungu, Imana impaye umuterankunga wo gukomeza kumfasha nk'uko Imana yabahaye kuba bagirira neza abandi, Imana ikazabitura. Njye mba mfite icyifuzo cyo kuvuga ngo Imana izampuze n'umuterankunga w'umugisha ajya mfasha, noneho bizarangire amfashije no kurihirira umwana wanjye yiga amashuri arangize. icyo cyifuzo cyawe ushaka ko umwana wawe azabaho mu buzima busanzwe, akiga akagera kure nk'uko n'abandi bahageze, akajya aramenya ngo mama we akavuga ati mama wanjye ufite ubumuga bwo kutabona, reka ngwiteho nk'umubyeyi. Icyo nicyo cyifuzo numva muri njye mfite. aho ngo ntawe wakoreye Imana wigeze yikorera amaboko? Nta n'umwe. Imana yakoreye izagusubiza. Yego. hanyuma nibyo byifuzo mufite? ibyifuzo nibyo. hanyuma ndumva turi kugana ku musozo amasengesho, rero wafata akanya ukadushyira imbere y'Imana kugira ngo dusoze iki kiganiro. Turagushimiye Uwiteka Mana ikomeye, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo uhora utugirira tudakwiriye, izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Uri umukozi w'umuhanga kandi byose urabishoboye. Ntabwo twari tuzi yuko mu mitekerereze yacu uyu munyamakuru aradusura, ariko weho kubera ko ujya wirebera ntabwo werekwa kandi ntabwo ubarirwa ibintu by'amabwire, niyo mpamvu waciriye umwana wawe inzira w'umunyamakuru ugashima ko yagera muri iri cumbi, aha hantu ducumbitse, akadusura. Izina ryawe ririhabwa icyubahiro. Twari turi kuganira ku buzima bwacu, turi kuganira n'ibyubaka umurimo wawe, turi kuvuga ibitangaza byawe byo kugira neza, none habonetseho gusoza ikiganiro
agiye kugenda natwe tugiye gusigara, ugendane nawe umurinde impanuka mu muhanda, umuhereza abamarayika bo kumuyobora, nibiba ngombwa ko atega ikinyabiziga umubere shoferi akubera umugenzi. Izina ryawe ryera rikomeze kwamamara. Natwe dusigaye rero usigarane natwe uyu munsi wose udushigikire, kuko uri Imana yacu. Dufashe utugirire neza kandi uhire ibiganiro tuganiye bizavemo umusaruro muzima, kuko uri Imana ishobora byose. Ngaho bikorere kwiyubahisha icyo dukomeje guheza n'imyuka mibi y'uburyo bwose, mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.